nkigera mu Rwanda ikintu cyandangaje ni umuhanda twanyuzemo, ni umuhanda mwiza cyane, mbese gwari gunyereye yewe dore hano bari kuduhereza n'ibindu. Iyo umuntu yahunze igihugu cyangwa atari mu gihugu cye abageranwa n'umuntu upfuye, nta burenganzira bw'ikintu na kimwe iyo umuntu adafite nationalite, ibindi byose biba byapfuye. Mu Rwanda umutekano ni wose, ibyo bababeshya ngo iyo umuntu atashye baramwica ni ukubeshya, dore ndiho barananyubakiye. Urumva nyine igihe cyatakaye ndikigaruka, ubwo ibyo twatakarije ngiyo nibyo turimo twicuza, ariko gake tumaze muri uru Rwanda turabona ibyiza byarwo kimwe n'imiyoborere muri rusange. Tubaye ikaze mu kiganiro cya Minisiteri y'Imicungire y'Ibiza n'Impunzi, aho uyu munsi turi buganire tukumva umunezero w'Abanyarwanda bakiri impunzi batuye muri Angola bagize amahirwe yo gusura u Rwanda muri gahunda yiswe Come and See Go and Tell. Bivuze ngwino urebe maze usubireyo utangaze ibyo wabonye, aho Abanyarwanda bagira amahirwe yo kubona u Rwanda rwabo bagasubira kubwira abakiri impunzi uko rumeze. Twumve rero n'umwanzuro bafashe bakurikije ibyo biboneye atari ibyo bumvisha gusa. Ikaze mu kiganiro cyacu. Abanyarwanda 7 bakiri impunzi mu gihugu cya Angola bagize amahirwe yo kubanza gusura u Rwanda kuva tariki 24 kugeza ku 30 Gushyingo kugira ngo babanze barebe u Rwanda aho rugeze, bimara amatsiko ku byo bibazaga mbere yuko bafata umwanzuro wo kureka ubuhunzi. Ni igikorwa bafashwamo na leta y'u Rwanda binyujije muri Minisiteri ifite mu nshingano zayo gucyura impunzi ndetse na HCR bareberera muri Angola ifatanije na HCR yo mu Rwanda. Icyatumye Abanyarwanda bahunga mu kivunge cyari umutekano muke. Amatsiko ya mbere baba bafite ni ukureba uko amahoro n'umutekano mu Rwanda bimeze. Ikindi kikaba kureba nimba hari imiryango yabo ibigihari, dore ko bamaze imyaka igera kuri 23 batababona. Izi mpunzi zasuye u Rwanda ziturutse muri Angola babonye umwanya wo gutembera, banarara mu miryango yabo iminsi 2. Baravuga uko babibonye. Nta kuntu nabona nagaragaza ibyishimo byanjye. Hano nasanze murumuna wanjye, nsanga bishywa banjye, nsanga abashiki banjye. Ku byerekeranye n'umutekano nta muntu n'umwe wigeze antangira mu nzira. Mu masaha yose muri aka karere nta mashanyarazi yari ahari, naraje narayabonye hano muri aka karere arahari. Nk'uyu muhanda navuye Inanga, uyu muhanda wacu utarakorwa. Umuntu wari uzi mu gace ka Kigali Nyabugogo hari igishanga gikomeye, ariko ubu twasanze rwose ari ahantu heza cyane. Nasanze mama hari na bakuru banjye na barumuna banjye, nasanze bari amahoro. Abandi bantu nibo bagiye batubwira ko bahari, nahise ngira ishyaka ryo kumva ko ngomba kubonana nabo mu by'ukuri kugira ngo ndebe ko ibyo bambwiye ari ukuri. Mu by'ukuri iyo umuntu avuye ahantu yirukanka kugira ngo ahite asubiza amaso inyuma biragorana. Umuntu arabanza akibaza mu by'ukuri nimba icyamwirukansaga gishobora kuba cyararangiye cyangwa nawe. Twasanze byararangiye deja. U Rwanda turubona neza, ariko mbere ntabwo bavugaga mu Rwanda kumva udashatse no kumva iryo jambo. Mu gihe twasohotsemo u Rwanda rwari rubi, yewe ntacyo nahishwe, kubera kuko u Rwanda ni igihugu cya mbere gifite umutekano. Mu nzira aho nagendaga aha ngaha hari iki, nta muntu n'umwe nabonye nakwishisha. Nk'izi nzu ziri aha ntazari zihari, hari utuzu dutoya tw'amategura, ariko none urabona aho bigeze. Ku byo masenge amaze kugeraho, kumva ko ari we wabikoze abitekereje mu mutwe we, leta ikamufasha akabigeraho, kuvuga ko igihugu ni kizima. Igihugu kirareba buri muturage. Imibereho y'impunzi, nta mpunzi igire mu mibereho myiza. Niyo waba ufite mu Kinyarwanda ibya mirenge ku ntenyo, abatari ibyaha. Bamwe mu mpunzi z'Abanyarwanda baba barahize ishyanga kuko baba bumva ko nta miryango baba bagifite mu Rwanda. Ariko nyamara abatahutse mbere cyangwa bagize amahirwe yo gusura u Rwanda mbere bavuga ko basanga ari bo bahize ishyanga, kandi abandi bo mu miryango yabo bituriye mu Rwanda batekanye. Ikibazo kikaba kiba mu kuba batarabashaga kuvugana kuko bamwe baba baranahungiye mu bihugu bya kure.
kuba mu Rwanda hari amahoro n'umutekano, aba bahunze bongeye kubihamirizwa n'imiryango yabo yituye mu Rwanda kandi maze igihe muri ayo mahoro, umutekano n'iterambere. Twabyishimiye 100% kubera yuko uyu mwana wanjye twari twaramubuze. Ikintu namubwira, mu Rwanda dufite amahoro, umutekano nicyo kintu cya mbere. Abantu twasigaye mu Rwanda twateye imbere. Iyo abona umukecuru w'imyaka 68 ntagira akaboko, mfite uruganda rwenga inanasi. Uruganda rufite agaciro ka miliyoni 35. Nari narahuguwe, ikigo cy'ubuziranenge cyarampuguye, nubwo mu kugira ngo mbigereho nifashishije banki. Ibyo byose ni iterambere igihugu kitugaragariza. Nabashije kubaka inzu y'amatafari ahiye, harimo amakaro. Twari tumaze imyaka 23 tutabonana, ariko kuba namubonye nabyakiriye neza cyane ku rugero ntabasha kugira aho mbigarukiriza, kubera ko nari naramubuze, ntaza amakuru ye, ngira ngo yarapfuye. Nahereye kumubwira uburyo icyo twitaga mu gihe cyashize twitaga amoko y'abahutu n'abatutsi, namweretse uburyo ibyo bitakiba mu Rwanda. Mu by'ukuri uyu ni marume, twababwira rwose ngo nibakora uko bashoboye kose bagaruke mu Rwanda rwabo. Hameze neza, nta kibazo dufite, turarya turanywa, yemwe n'utari ufite icyo kunywa. Navuga ngo umuyobozi wacu Imana imuha umugisha, ubu yatanze amata ku bantu bose batayabonaga. Mitiweli arishyurira abantu barimo kwivuza nta kibazo, abakene batishoboye 200 yonyine bakaguha imiti yose ushaka. Ikindi, ubu ngo abakecuru n'abasaza batanageze mu ishuri, ubu barimo gufata amafaranga, bari gufata umushahara wa buri kwezi. Minisitiri w'imicungire y'ibiza n'impunzi yagarutse ku mpamvu ituma leta y'u Rwanda ndetse na HCR bafashiza impunzi z'abanyarwanda kuza mu Rwanda. Aranavuga ko intego yabo iba yagezweho akurikije ibyo baganira n'izo mpunzi nyuma y'uko zisuye ahantu hatandukanye. Twabazanye kugira ngo basure u Rwanda. Mu by'ukuri baturutse mu gihugu cya Angola, baje rero kugira ngo, murabona ko twegereje igihe cyo kurangiza sitati y'ubuhunzi, baje rero kugira ngo birebere nabo, birebere aho u Rwanda rugeze, uko ruhagaze, noneho nabo bagende babwire bagenzi babo basigayeyo, babe bafata icyemezo cyo gutaha, kuko baracyasigaranye mu by'ukuri ukwezi kumwe. Basanze imiryango yabo ari amahoro, basanze igihugu gisa neza. Ubwo buryo bwo kubakira neza babonyemo ko ari gahunda nziza yubakitse, kandi noneho no kuba bagezwa mu miryango yabo bagasanga abo mu miryango yabo bariho, nacyo ni icyizere batugaragarije bafitiye igihugu. Mu by'ukuri abenshi twaganiriye wumvaga bafite gahunda yo kujya kubwira abo basize inyuma ngo bafate icyemezo hamwe, noneho bagaruke mu Rwanda. Abanyarwanda bagifite imiryango ikiri mu buhungiro nabo baterwa agahinda no kuba batabana nabo, abandi baba bazi ko batanakibaho. Iyo bongeye guhura ntibaba bifuza ko batandukana ukundi. Gusa kuri ku buhunzi nicyo gisubizo cyonyine cyatuma imiryango yongera guhura cyangwa se ikajya ibasha gusurana uko babyifuza, nubwo bose baba badatuye mu Rwanda. Akaba ari cyo rero abanyarwanda bifuriza ababo bakiri mu buhungiro. Ni amarira y'ibyishimo rwose pe, si amarira y'umubabaro, uretse ko nawo twanawugira. Kuba yongeye akagenda, twari tukimushaka tumukunze, kuva twamubona twanizeye ko azanagaruka. Ubwo rero abantu bakiri hanze navuga ngo barahombye, babayeho nabi rwose. Nibakora ibishoboka baze mu Rwanda rwabo, nabo bareba ibyiza dufite tubisange. Kubw'amahirwe arambwira ati dushobora kuzaza kureba uko mu Rwanda hameze. Nti ngwino, naho kuzazonye n'umuryango, kubera yuko turabashaka, turagushyigikiye. Ntago nkuzi uretse kuba yanzaniye amafoto nkabireba, ndabishimira, ariko kureba amafoto gusa ntago byanejeje, ahubwo ndashaka yuko anabazana tukabana ahangaha mu muryango wacu. Abari impunzi rwose nibatahe baze mu rwababyaye. Urwababyaye rurabategereje, kandi noneho doragashya. Iyo mbona nk'umukecuru n'umusaza bavuga bati uriya mukecuru akwiye inkunga, nta cyifashije, bakagira akantu bamugenera ka buri kwezi abasha kubaho.
nyuma yo gusura ahantu hatandukanye bakabonana n'imiryango yabo ndetse bakanabasha kuganira na minisitiri ufite mu nshingano ze gucyura impunzi no gusubiza mu buzima busanzwe abatahuka. Izi mpunzi z'abanyarwanda zicumbitse muri Angola zavuze ko zigiye gushishikariza abo basize mu buhungiro kureka ubuhunzi bakurikije uko basanze u Rwanda. Mu by'ukuri nubwo waba uba mu gihugu gikize cyane cyaminuje gikize ariko atari iwanyu nta gaciro bufite. Aho unyuze yaba ari umwana wo muri icyo gihugu aguha amazina utagombaga kubona udakwiriye ariko ukayabona bitewe n'uko atari iwanyu. Nkatwe kubera tuvuga igiportugali baduhamagara aba estrangero bisobanura umunyamahanga. Umuntu akagusuhuza muri nationalidade y'igihugu cyawe ngo rwandeze ngo bite, urumva icyo ni ikibazo. Nkaba nagira undi wese inama ushobora kuba yafata icyo cyemezo ko kitaba ari icyemezo kibi, ni icyemezo cyiza rwose kugaruka mu rwatubyaye. Sitati yacu y'ubuhungiro izarangirana n'uyu mwaka. Umunyarwanda uri hanze mu gihugu icyo ari cyo cyose yagombye gutaha akaza mu gihugu, ko nta ukunda igihugu nk'uwakivukiyemo. Ku bwanjye nabonye nta kibazo. Ubundi buzima busanzwe umuntu wese ari yadabuta nkuko n'ubundi no mu bindi bihugu twiyadabuta gutyo buhoro buhoro. Tuzagenda dutanga ubuhamya ku bandi, buri wese azafata decision par rapport na ziriya recommandation zihari. Intangu ziriya parite 3 buri muntu wese azahitamo icyo yumva ashobora gukora, ariko natwe tuzatanga témoignage par rapport n'ukuntu twasanze u Rwanda rumeze. Iyi gahunda yo kurangiza sitati y'ubuhunzi rusange ku mpunzi z'abanyarwanda ku itariki 31 z'ukwa 12 umwaka wa 2017 ngo ntivuze ko nta mpunzi yahunze mu kivunge izaba ikemerewe gutaha mu Rwanda. Ngo bazaba bashobora gutaha ariko nta bufasha bazaba bahabwa na HCR nk'uko abatashye mbere yaho babuhawe, haba mu kubafasha gutahuka cyangwa gusubira mu buzima busanzwe. Abifuza gutaha kandi nabo dufite icyizere cy'uko bazataha, kuko tuzi neza ko hari abari bategereje kumva ko twongera igihe, ariko mu by'ukuri nta gahunda yo kongera igihe ihari. Muri iki cyumweru rero gisigaye gufata icyemezo birashoboka. Niba turimo dufata uruhare mu kwakira abimukira bari muri icyo gihugu cya Libya mwavuze, kugira ngo bareke kubaho nta sitati bagira, ni gute twareka abana b'abanyarwanda bakabaho nta sitati bagira? Icyiza rero nuko bahitamo bagataha, kuko mwumvise gahunda nziza zihari zo kubafasha gusubira mu buzima, kubana n'abandi banyarwanda neza, gusubira mu buzima busanzwe, kwiyubaka mu iterambere. Ariko noneho n'abandi bafite ibyo bakora nk'uko nari nabivuze bakabigaragaza, bakavuga bati twe duhisemo kuba abanyarwanda, ariko ni duhe bya byangombwa bidufasha kugumaho turi. Ntabwo kuba tuvuga ko sitati rusange ivuye ku banyarwanda bivuze ko tubahejeje inyuma y'igihugu, ntabwo ari cyo bivuze. Abanyarwanda bose twiteguye kubakira. Leta y'u Rwanda rero yarabiteganyije, umunyarwanda wese uzakomeza gutaha nyuma y'icyo gihe tuzamwakira kandi tumufashe gusubira mu buzima busanzwe. Abatahutse ndetse n'abandi bazatahuka mbere y'itariki 31 z'ukwa 12 umwaka wa 2017 bafashwa kubona itike ibacyura, yaba baza mu ndege cyangwa se baza mu modoka. Banahabwa ibibatunga by'amezi 3, bakagezwa mu miryango yabo, bakishyurirwa mituweli, bagahabwa ibyangombwa kandi bakanahabwa amafaranga bafasha gusubira mu buzima busanzwe. Buri muntu mukuru akaba ahabwa amadolari 250, naho umwana agahabwa amadolari 150. Ibyo byose bikaba biba bigamije kubafasha gusubira mu buzima busanzwe. Usibye izi mpunzi z'abanyarwanda zicumbikiwe muri Angola zafashwe gusura u Rwanda, n'izindi mpunzi zicumbikiwe muri Congo Brazzaville, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, Uganda, Zambia ndetse n'ahandi, nabo bagiye bafashwa muri iki gikorwa cyiswe Come and See, Go and Tell. Bamwe mu bagize amahirwe yo gusura u Rwanda ubu bakaba baranatahutse nyuma yo kwibonera ukuri, kuko mu Rwanda hari amahoro, umutekano, iterambere kandi n'u Rwanda rwiteguye kubakira. Turabashimiye babanye natwe mu kiganiro cya Minisiteri y'Imicungire y'Ibiza n'Impunzi. Mwongeye kwibonera yuko abanyarwanda bakiri impunzi iyo bagize amahirwe yo gusura u Rwanda bahita bavuga bati rwose ntabwo twe tuzi ko u Rwanda rufite umutekano, amahoro n'iterambere bigeze ahangaha. Ibyo rero bikaba bibafasha kuba bareka ubuhunzi.
aba twaganiriye uyu munsi rero bagituye mu gihugu cya Angola bakaba ari muri gahunda ya Kamenzi Go and Tell. Reka tubibutse yuko ku bindi bisobanuro muhamagara nimero itishyurwa ya Midimari 170. No mu kiganiro cy'ubutaha tubifurije ibihe byiza.